Hari imigenzi imwe n'imwe ikorwa n'amadini n'amatorero muri iki gihe wakwitegereza neza ukabona ifitanye isano n'ibyakorwaga hambere, uretse gusa ko byitwa amazina atandukanye bigakorwa no mu buryo twakwita ko kubuvuguruye. Muri iyo twavuga kubandwa no gusenga, ubupfumu no guhanura, guterekera no kwiyambaza abatagatifu n'ibindi. Kubandwa byakorwaga rimwe ukaba winjiye mu idini, guterekera byahoraga bikorwa nk'uko abemera Imana bahora bagira amateraniro gusenga. Guterekera kwari ukwiyambaza abakurambere b'ibihangange babayeho ngo babavuganire ku Mana, kuko bemeraga ko nta gihangange cyangwa imfura zipfa, ahubwo ko bagira ahantu bajya nk'ibihangange bagiriye umumaro sosiyete. Batekerezaga ko bajyaga mu birunga kuko bizeraga ko hahoraga haka umuriro cyangwa ahandi hihariye ariko hadasanzwe. Nyuma y'umwaduko w'abazungu muri Afurika ndetse no mu Rwanda, iyi mihango imwe n'imwe yahawe inyito y'ubupagani, ubikora cyangwa ubyizera akitwa umuhakanamana. Ibi byatumye ababikora cyangwa ababyizera batangira kubikora rwihishwa kubera gutinya kugaragara nabi muri sosiyete, kuko byitiriwe imigenzo y'imyuka mibi, iya Satani n'ibindi. Uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi gakomeye. Imwe mu mpamvu zikomeye zatumye umunyamakuru yifuza gukora iyi nkuru no kugaruka ku muco wa kera, amateka y'Abanyarwanda akubiye muri iyi migenzo. Kubera impamvu navuze haruguru, abakora ibirebana n'iyi migenzo bamwe ntibabyemera, n'ababikora bakabikora rwihishwa. Ni imihango ikorwa nijoro akenshi. Urugamba rukomeye ni ukugera ahakorerwa ibi ni mu masaha y'ijoro, isaa 3 zishyira saa 4 z'igicuku kwa Rurangirwa we, aho uyu muvuzi gakondo atuye. Ku ruhande rumwe hari inyubako z'abaturanyi.